TV kugendana Imana. Nshuti bavandimwe mukurikira TV kugendana Imana, ndabasuhuje mu izina ry'Imana n'umwana wa Yesu Kristo. Icyubahiro kibi cya Data wa twese n'umwana wa Yesu Kristo. Icya mbere kizakubwira ko bamaze kuba connected cyangwa se bamaze gushyikirana n'Imana n'umwana wa Yesu Kristo. Bamaze kugera muri uwo murongo neza. Ikintu cya mbere kizabikubwira ni uko uzatangira kubona imyuka mibi yari yarakubohoje. Icya kabiri ni uko uzarwanirirwa n'Imana. Icya gatatu ni uko uzatunga amahoro adatangwa n'ibyo mu isi cyangwa umunezero mu buryo bw'umwuka wera. Icya mbere navuze ko ari ukumenya imyuka mibi yaguteraga. Icya kabiri uzamenya kuri kurwanirirwa n'Imana n'umwana wayo Yesu Kristo. Icya gatatu uzamenya ko hariho amahoro mu buryo bw'umwuka wera cyangwa se umunezero mu buryo bw'umwuka wera, bitandukanye n'umunezero wo mu isi. Mpereye ku cya mbere nsobanura mu buryo burambuye, buriya abantu twese iyo tuvutse dutangira ubuzima bumeze nk'ubwigenge cyangwa se gukora ibyo umuntu yumva ashatse mu buryo bwiza cyangwa se butari bwiza. Ariko iyo utangiye gusabana n'Imana n'umwuka w'Imana, gusabana n'Imana, gushaka Imana, kugendera mu murongo w'iby'Imana idushakaho, utangira kubona ko hariho ibyo wakoraga cyangwa se watekerezaga bidakwiriye. Ibyo ngibyo rero biba bisa nk'ibyari byarakuboshye. Nkomeze nsobanure by'imyuka. Abantu benshi ntibabasha gusobanukirwa iri jambo ngo imyuka mibi cyangwa se umwuka mwiza. Umwuka mwiza w'Imana cyangwa se imyuka mibi ya Satani cyangwa se y'abadayimoni. Ijambo ry'Imana ritubwira ko imyuka mibi ibezwa n'ibiremwa by'umwijima, ibiremwa bitagaragara cyangwa se abamarayika birukanwe mu ijuru ubwo bajugunywaga ku isi. Mu ijambo ry'Imana handitsemo ngo wasubiye ngo ubonye ishyano. Isi rero ivugwa aha ngaha ni twebwe abantu. Ni twebwe abantu tuyituyeho. Twe twari tugiye gutangira kubona iryo shyano. Abamarayika babi bari banze kubaha Imana, aribyo biremwa by'umwijima nk'uko Bibiliya itubwira, cyangwa se imyuka y'umwijima. Rero ni twebwe itera kugira ngo itubuze kuzaba mu bwiza bw'Imana aho yahoze mbere. Nta n'ikindi bigamije, ni icyo ngicyo, kutubuza kuzaba muri paradizo
y'Imana yaduteguriye, kuko yahoze mu bwiza bw'Imana, izi ubwiza bwo mu ijuru, iyo myuka mibi niyo mpamvu iba ishaka ko ibihiga abantu kugira ngo ibabuze gukora ibyo Imana ishaka, kugira ngo batazaba muri ubwo bwiza, kuko iyo yamaze kuhamburwa ntizongera kubona ubwo bwiza bw'Imana, ahubwo itegereje kuzarimburwa. Niyo mpamvu iba iduhiga kugira ngo tuzarimbukane nayo. Ibyo rero iyo umaze kwakira kwiringira Imana no kwakira Umwami Yesu Kristo, cyangwa se iyo utangiye kuyoboka inzira y'Imana, ariho haba ijambo iyobokamana. Iyo utangiye kuyoboka Imana, utangira noneho usa nk'ufunguwe amaso, ugatangira kureba intambara z'iyo myuka mibi yajyaga igutera, cyangwa se ibyo yari yarakubohesheje yagukoreshaga bitubahisha Imana. Bigendana na za kamere zacu. Uko kwigenga cyane kwacu mu byerekeranye n'ijambo ry'Imana, kwigenga kwacu bidukururira kubohozwa na ya myuka mibi mbabwira, bikatugendesha mu mwijima, aho kugendera mu mucyo tukagendera mu mwijima. Kandi ugendera mu mwijima ntamenye yajya. Niyo mpamvu Yesu Kristo yaje ari umucyo, kugira ngo umwizera wese agendere mu mucyo ahabona. Reka njye noneho ku cya kabiri nari nababwiye cyo kurwanirirwa n'Imana. Ikizakubwira ko wamaze gushyikirana n'Imana n'umwana wa Yesu Kristo, ko uri muri iyo nzira, uzatangira noneho kumenya ko burya kwirwanaho cyangwa se kwirwanira cyangwa kwirwanaho atari byo bitugira abo turi bo, cyangwa se biduhesha ibyo dukeneye. Ahubwo bihita noneho usobanukirwa ko burya Imana ariyo ikurwanirira kugira ngo ube uwo ugomba kuba we. Kandi iyo Imana ariyo ikurwaniriye, ibintu byose ubona birimo byikora. Kurwanirirwa n'Imana n'umwana wayo Yesu Kristo bifite agaciro kanini cyane kuruta kwirwanirira. Katujye noneho ku cya gatatu nababwiye ko iyo umaze gushyikirana n'Imana n'umwana wayo Yesu Kristo, iyo uri muri urwo rugendo umenya ko hariho burya amahoro adatangwa n'iby'isi, umunezero udatangwa n'iby'isi, cyangwa se umunezero utari uwo muri iyi si. Umenya ko hariho amahoro mu buryo bwo mu mwuka wera, uburyo bwo mu mwuka w'Imana n'umwana wayo Yesu Kristo. Uyu munezero wo mu buryo bwo mu mwuka wera uhindura umuntu icyaremwe gishya, uhindura umuntu mushya muri we imbere ndetse n'inyuma. Reka nsobanure kuri uyu munezero birambuye, cyangwa se aya mahoro mu buryo bwo mu mwuka wera. Aya mahoro, ibyari bikuremereye byose, ibyari bikuboshye byose wumva bidohotse, ukumva ubaye mushya, ukumva uranyuzwe, ukumva utakiri mu isi y'ibibazo, mu isi yo guhangayika, mu isi yo gupfa. Aya mahoro aturuka ku Mana no ku mwana wayo Yesu Kristo adushyira mu buzima bushyashya kandi turi mu isi. Ibaze noneho umunsi umuntu azaba yageze ubwami bw'Imana uko bizaba bimeze. Niba twumva gato kuri uyu munezero, cyangwa se gato kuri aya mahoro aturuka ku Mana turi mu isi, tukumva ibyari bituremereye byose byadohotse ndetse ntitugifite n'ubwoba bw'urupfu, ibaze noneho umunsi tuzaba turi mu bwami bw'Imana. Twese tugirire apeti ubwami bw'Imana, tuzongera kuvunwa n'ibigeragezo, ntituzongera gutinya urupfu kundi, ahubwo tuzabaho ubuzima butagira iherezo. Murakoze, ndabashimiye kuba mukurikiye iki kiganiro. Dukomeze twese tugire umwete wo kwinjira mu bwami bw'Imana. Icyubahiro kibi cyawe Data mwiza, icyubahiro kibi cyawe Yesu Kristo, Mwana w'Imana. Ndagushimiye kubw'iki kiganiro, ukomeze kuduha ubwenge bwo gukunda ubwami bwawe Data mwiza, no gukunda umwana wawe Yesu Kristo, umucunguzi wacu. Amena. N'ibindi byose tubisabye twizeye mu izina ryawe Data mwiza, no mu izina ry'umwana wawe Yesu Kristo, umucunguzi wacu, iteka ryose. Amena.